Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, tubifurije gukomeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga nk'uko bisanzwe. Uno munsi rero twashatse kugira ngo tubatungure, tubazanire agashya mutari musanzwe muzi. Ubu ngubu twamaze kwinjira ku butaka bwa Kongo nk'ibisanzwe, ariko muri teritwari ya Masisi. Ahangaha turi abantu mumenyereye igice cya Masisi, uvuye Sake urazamuka ukagera ahantu bita ku rupangu abantu barahazi cyane. Ni mu gice gifite inzira izamutse yerekeza za Kabati, hakaza n'ikindi gice n'ubundi giciye munsi ku rupangu uri kwerekera aho bita za Karenga, ari kuza guhuturiza ahantu bita kuri Cyonane. Aka kanya rero tubabwira mutubona duhagaze ahangaha ku rupangu ku gice cyerekeza n'ubundi kuri za Cyonane, aho twabaje ahantu bazi muri kiriya kibaya, ahantu bazi muri kiriya kibaya cyane bajya bakunda kwita ngo ni ku Majagi. Hari ibizu ahangaha wenda by'abazungu byagiye bisenyuka, turashobora kuza kubibereka. N'ubundi bino bizu by'abazungu byagiye bisenyuka, niho turi. Ni ahantu hagiye haberaho ibintu by'imirwano, ndetse hakunze gutegerwa abaturage bakabakidinapa, icyo bitaga kidnapping. FDL zavaga hano hakurya, aha hakurya ndahita ni hano hakurya, na aha hakurya munsi umungumu bari kuva za Kamatembe, abandi nabo bagaturuka muri kino gice cya Muno, basa naho bavuye munsi ya Cyonane, ni munsi umungumu gutya, noneho bakaza gutegera ahangaha bagakidinapa abantu. Ni ahantu higeze gutwikirwa imodoka y'umukoloneli wa FDL nawe aricwa, ari kumwe n'abaescorte bari bagira muri 17. Ni umukoloneli wa FARDC Samusori, ni convoy yatwitswe na FDL. Icyo bamujijije abo ba FDL bapakije ifuso y'amakara, yari ivuye ahangaha arayitwara, imaze kugera muri Goma imodoka yose y'amakara arayitwara. Noneho biba ngombwa ko aba FDL ahangaha hano imbere yacu niho batwikiye modoka ine, baramwica n'amaescorte kabisa. Narabyumvise. Yego. Ura turaje kugira ngo n'ubundi tubahereza amakuru. Murabona nubwo wenda turi mu rugendo, n'urugendo nshaka makuru, n'urugendo makuru, nakazi tuba twagiyemo, nakazi tuba twagiyemo kugira ngo tubahereze ibyiza nk'uko twamaze kubibasezeranya. Muri Warikare n'ubundi dufite amakuru yuko muri Warikare muri groupe Marubereke nabo turi batuvuga ingingo z'ingenzi. Nta ngingo z'ingenzi buriya tugiye gufatiraho kubera ko turi mu rugendo, turagera n'ahandi tubahereza andi makuru uricyo niko biragenda. Muri centre ya Mingazi mama 23 ikoze operation yo gushimuta umuyobozi wa Wazalendo uzi ku izina rya Komanda Mutoto. Tuzina babariyise buriya, tuzina babariyise. Nuko ngo ibi byo gushimuta uno mugabo byabaye mu saa 9 za nijoro. Mama 23 reka tubisobanura uburyo biteye. Iri mu gice muratwihangana, wenda urabona ko ikirere kitameze neza, ntawe kimeze neza, akavura gasa ntari gutonyanga. Murabyihanganira, naho tuzageraho hari azamingazi. Yego kuko Nyabyondo tugerayo, turashaka kugira ngo tuzageraho tubereke naho ibyo bintu byabereye. Hariho mama 23 idepro winzari ya za Kibati, hejuru za aho bita ngo ni za Kasheberi. Gasheberi hari operation babashije gukora ninjoro. Rero mama 23 ni operation iyobowe n'umusirikare umwe, komanda kompanyi uri hariya, ni komanda kompanyi Suriyete na buti ni mazarika mu paratuni komanda Preteni Suriyete na. Hari Wazalendo bari hara muri kira gice cya Zamingazi, bazaga gushimuta naho abaturage bakabatwara, ariko bagashimutwa n'uwo wise ngo ni Komanda Mutoto cyangwa Komanda Toto. Nyine ni utuntu tw'utuzina biyita, ariko ntabwo ari amazina yabo, niko nagiye mbisanga. Sina makoro sayini wenda ngo byite ngo na makoro sayini, ahubwo usanga ari utuzina biyise tutubyiniro kugira ngo bamenyekane cyane. Uribuka ko hari n'umukomanda muri Wazalendo witwaga Kanda Hagati. Kanda Hagati. None niwo mwazaga gushimuta. Nibuka ko n'abaturage hari igihe baje gufata ibyo kurya hariya muri centre ya nani ya Gashebero bitaza amacumbi, aza kurasa abaturage bati byabo baje gufata. N'uwango mama 23 yavuze ati uno muginga ntago tuzakomeza kubyihanganira, reka tumukore operation. Bamukoreye operation saa 9 za nijoro, bamaze kumuzana bamutwarana n'amaescorte n'imbunde 3. Ubu ngubu ku makuru ariho nuko yamaze kugezwa Nyabyondo kwa koloneli witwa Ekotango. Bamaze kumugezaho uwo Muzalendo wiyita ngo ni Komanda Toto. Bamaze kumutwara amateka, bagenda bamuteruye rwose, bamutwarana n'ibye. Ikintu cyaje gutangaza rero, amakuru yuko yashimuswe yavanywe muri kariya gace yaziye kumenyekana mu masaa 12 za mu gitondo kabisa, aho yari yaraye hafite umugore w'indaya. Ariko uzikuza gutwara umuntu mukamushimuta
ntibamenye ngo yajyanywe n'abandi ahubwo ajya kumushakira muri defense za Wazalendo. Bemburi iriya ni operation karabutaka ya mama 23 bajya babikorura byibukana hano muri ntuza barabikoze hano hariya urareba twarenze mu muhanda wa Sake hariya hirya bigeze bajya kubikorera hariya hariya ku biro bya sheferi y'Abahunde, sheferi d'Abahunde yo Bweramana naho byabaye barabikoze barabashimuta barabajyana ndetse ari naho umusirikare w'umurundi wo bitaga Ezekiel, apana Ezekiel mvuga wo muri mama 23 Ezekiel naho umurundi umwe bigaza avuga ati inyenzi zirimo ziradukubitira mwibarabara rimwe. Uwo mugabo niho yaje nawe kuharokokera. Ariko bwara Bemba ayo makuru agura yasoza impamvu abakunzi bacu bari kubona ndi kurangaguza hano ni kugeza amagingo aya ngaya uri kubona ko batemesheje hose ko bahatemye. Urareba ko na hano kwa Sadro yuko bano naho nabonye bose baratemye hajya ku mihanda hose bano bashumba twaganiraga nabo bambaye uniform buno ni axe rimwe na rimwe igibamo aduyi rimwe rero agapenetra gaturuka muno hirya muri ahirya akaza nta kizere tuba dufite nubundi cyo muri izi axe gusa haratekanye nta kibazo ntacyo turaba ntacyo turi bube vraiment nta kibazo turariye. Ikintu kigaragara nuko iyo operation rero bakimara kuza kwikora uwo mugore we yari yarayeho uwo mugore we yagize ko ari abasirikari babo bo muri za Wazalendo bamutwaye kuko baje bakimara kwinjira mu nzu barayigota bafite uburyo bafunguye bamaze gufungura baragenda mushyiraho imbunda ngo we simama jyu amescot yo ngo yararyamye kamwe karyamye mu kabinga ruhanze nakandi karyamye mu gikoni bo bagiye bakajya baho bakuraho imbunda bababwira ati mupite mbere nawe bamugeraho gutyo yararanye nawe na Semugi Semugi yari yayiraranye wa mugore we agira ko ari Wazalendo baje kumufata wenda ko yadezatinze cyangwa akabakoze andi makosa none aravuga ati ntacyo igihe arabyukira araza kuko ambwiye ati yambara bote arambara fata telefone yawe fata icyombo cyawe fata byose arabifata baraje ngo pita mbere twende ambara bere ntago bamuziritse mu 23 bura gupfa kuzirika ntabwo bamuziritse cyangwa ngo bamushyiremo inuza ikaraka bamutwaye gutyo gusa. Umugore none iyo ndayirarindira avuga ati no hari igihe ari bubyuke nako bari bivuga mu gitondo ajya kumurebera muri defense ngo aramugemuriye akimana kwagira ngo aramugemuriye wirangaguza cyane ntacyo tuba oya nta kibazo ntacyo tuba noneho amaze kugira muri defense batinje kureba Toto se none ko yarayiwe ko tubizi ko yarayiwe wabushe kumurebera no ngo kandi ngo mwaje kumutwara bandes babaza hose baramubura. Umugore aturi umugambanyi umugore bamujyamo n'ibiti batangira kumukura we ntabyazi nyuma noneho niho baje guperereza amakuru aza gutambuka bamuvuga ko bamubonye hariya za Kashebere ntabwo ari Rusheberi ni Kashebere. Abaturage bamwe bahita bahamagara bati wa mukomanda Toto wazaga gushimuta abantu kwiba inkoko kuko ari intama n'ihene byo barabimaze n'ingurube ati twebwe tumubonyeho mama 23 iramufite bahita bohereza imodoka directly ihita imujyana hehe Nyabyondo urikuba ko ari operation itoroshye ariko yateguwe nyuma yaho Wazalendo barashe bagiye bararasa batera amakompura bayerekeza muri cya gice cyo bakeka ko yaba yerekejwemo barabiteramo 23 iraceceka. Icyangombwa nuko yari gimaze kugera mission yabo yari imaze kukureisisa. Operation Karahabutaka bakunzi b'Intare official murumva ko mu byukuri yakozwe kandi mu byukuri tukaba tutakagombye gukomeza tutayibabwiye ndetse n'ukuntu yagenze muri rusange nubwo dukomeje urugendo nkuko twababwiye ko tuzajya dukomeza urugendo. Si ibyo gusa biri kuvugwa bwana Clever Bemba ngo hari nanone imirwano iramutse mu kanya tukimara kurenga hariya muri Sake ubwo twari dutuje gato dukomeje nibwo umuntu yambwiye ngo ndetse nawe nyeka ko ayo makuru wari uyafite ngo urareba mu gasozi muri turiya dusozi two bita za Kasopo ntabwo Kasopo burya tubivugaho nebyiri zishobora no kurenga hariho Kasopo iriya muri Warikare iriya muri groupe Makisimba akaza Kasopo iri hano hafi ya za Ntuza ya za Nyabyondo urenze hariya za Kayanja niyo rero ifite agasozi kamwe
kari muri Warikare akandi kari muri Masisi. Très bien. Aho ngaho rero amakuru mfite ngo akazana gasopo ya Kibarizo na Kibarizo irazwi nayo ni hari Kibarizo muri Bashari Mokoto. Aho ngaho gasopo naho ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha kuva mu gitondo, ariko ubundi gasopo yaba iri muri Boabo cyangwa uruhande rumwe rwo muri Masisi rwaba ruri muri Osobanyungu. Iri muri Osobanyungu. Iri muri Osobanyungu, akandi gace kagafata muri groupe Marubereki, ariko kari muri iriya localité, donc kari hejuru yo bita za Macumbi, hejuru ya Macumbi urari kuko uri muri uwo musozi uri kureba gutya hejuru yo bita muri za Nyabikeri yo hakurya cyane. Yego, nukuvuga ngo ifite agace kari muri Masisi, ariko agace kari muri Masisi niko kenshi. Niko kenshi. Ubu ngubu rero amakuru ari kuvayo ari kutubwira ko ikitwa isasu ririmo riravuza ubuhuha hagati n'ubundi ya mama 23 ndetse na rya huriro muri rusange musanzwe muzi, tujya twirinda kuvuga amazina yabo, ni benshi muri biriya bice. Gusa ni imirwano mu by'ukuri yatangiye mu masaha ya mu gitondo, ntabwo tugeze tubikomozaho, ariko tumaze kuba twerekera muri ibi bice nibwo batubwiye ko ngo na n'isaha gusasura ikiri kumvikana, ariko kandi ngo ibi ngibi bikaba bishobora gutuma mama 23 n'ubundi yongera kwerekeza. Hari uduce twe mama 23 yarerekejemo turimo aho bitaza Kayirenge, natwo duherereye muri Warikare. Gusa amakuru hava kambwira ko ngo ibyo ari byo byose izi Wazalendo ngo zishobora kuba ziri kugaba ibitero kugira ngo zirebe niba zishobora, kuko urareba muri biriya bice buriya hari style nabaze kubona ya yizi Wazalendo na FDL bwa November. Yego, bagira batya iyo babonye bashiriwe bakeneye nk'amafaranga, bakabona nta mafaranga bafite, nta cyepfo cya ruguru, bagaba ibitero kugira ngo bakubitwe, bagaragarize leta yuko bari ku rugamba, hanyuma leta isuka amafaranga. Kuko n'ubundi ngiye kenshi nkunze kubona ko batagaba ibitero bafite objective yo gutsinda cyangwa kwigarurira gace. Rimwe na rimwe hari n'igihe baza, urabizi ko baza M23 yakoze withdraw cyangwa se yavuye mu gace runaka. Bariya n'abashumba n'abasirikare, bariya ndimo ndabona urareba abana abashumba babahaye imbunda bitewe na sekirite hanga. Yego, dukomeze. Babahaye imbunda nta kibazo. So urumva ko kugeza amagingo ya ngaya bariya niyo M23 yavuye mu gace runaka, bo bakageramo n'ubundi ntibanakararemo, bageramo bakarasa bakifotoza bakagenda. Reka kano gace n'ubundi kano kagasopo ngasobanurireho n'ikindi kintu. Aka gasozi ndakazi ndavuga ngo ndakazi kuko kari agasozi hejuru habaga mu FDL witwaga hejuru muri ya misozi habaga umu FDL witwaga Colonel Sadiki, wari ufite battery bayitagwaga Montana. Kari agasozi ni agasozi kanapfiriyemo benshi, kuko uriya Sadiki nawe yarapfuye, ariko yishwe nabo kwa Ceka. Yuri uvuye hariya za Nyabyondo uri kuzungurukamo inyuma, ubu uri kwerekera kuri paruwasi ya za Mutongo, rero ntabwo igifunction. Hari ikindi gice gutya, kuko aho harimo umuhanda ari ugeze za Pinga. Hari harimo avansima ya mama 23 anariyo yari iri kurwana kugira ngo yerekere hariya za nuza za nakaye gace itajya Warikare yerekeza isa niza kuzunguruka Rwibo. Urareba axe ya Rwibo harimo na Rurambo. Yego, harimo n'indi axe Rukweti nayo uretse ko iri mwinyuma, ariko ntabwo iciye kuri uwo muhanda. Yego, ntabwo iri ku muhanda. Muri ya misozi yo hejuru uko urabona ko umuhanda urimo hasi, muri ya misozi yo hejuru harimo Wazalendo. Noneho muri ya musozi wa Gasopo na urimo Wazalendo, intare za Sarambwe zaraburashe, Wazalendo banze kuzashiramo. Nuko ngo bajya baza Wazalendo bakaba muri ya misozi yo muri Warikare, mama 23 ikaza muri no misozi yo muri Masisi, nayo kugira ngo igumemo ikabona ko muri umuhanda wo hasi bishobora kuzayigora, ikongera ikiviramo igasubira hasi, iri guturuka kuri cya gihanda n'ubundi gituruka ari za Mutongo. Ndakibona. Nuko ngo hano hantu navuga yuko ari ahantu hashobora kuzaberamo imirwano kugeza igihe mama 23 izamara gufatira Warikare Pinga. Yamara gufata Pinga igafata na za Knuza na za hariya za Rukweti, igakuramo iyo musozi yo muri za Nyabikeri hariya aho bantuza bari na za Nuza ba Jamari na bariya ba Inyasi na bariya ba Kagiri, ariko Kagiri we agasa n'ari kugabanya imbaraga. Kagiri ntazo. Bariya ba Safari Mitarako, bariya bantuza bakanaume bakabasigamo hagati, ubundi ariko niba basigamo hagati abenshi baziripotinga. Ukabona yuko n'ubundi mu gihe cyose Pinga itari yafatwa
ntuza Warikare itari yafatwa iriya kuri uriya muhanda ukomeje kuva zariya za Gasheberi uri kwerekeza kugera Warikare hari hazanagumamo Wazalendo kabisa. Zigomba kubamo, urumva ko haracyakenewe byinshi byo gukora ku ruhande rwa M23 ndetse yego ubuyobozi bwabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko mu by'ukuri rero bakunzi bacu mudukurikiye musanzwe ndetse munadukurikira, munyemerere Bwana Bemba tuva ahangaha twerekeze mu kandi agace turi bwerekezemo nakahe ni tujye hano mu nkengero za Karehe ariko muri Kabare twababwiye imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse yabereye mu nkengero za Katana ndetse na za Kabamba, ubwo ndetse twagiye tuvuga ngo ni Wazalendo zagabye ibitero. Amakuru twamaze gufata nuko ari FDLR y'ikigugu ituruka muri biriya bice benshi batajya bamenya ko ari FDLR Bwana Bemba ibiri kugaba ibitero hariya, ngo niyo iri kugaba mu by'ukuri ibitero bitoroshe kuko M23 mu gitondo yazindutse itwika ibirindiro bya FDLR. Byamenyekanye ko yari FDLR ihari nkuko amakuru tugira tubwira. Yego yo muri Kauzi kandi Biega y'ikigugu iriya FDLR iri muri Kauzi Biega. Ku makuru yo mfite ni wa mu general de brigade witwa Kimenyi Sebastien, uriya warushinzwe Nyembo. Yes, uriya yavuye muri kiriya gice cya Zamiyanje araza yambuka hakurya, yambuka muri za Bugabo, yambuka za Mahanga ajya kuzunguruka, yambuka muri niba ari iriya groupement niba ari Lowalo yo muri Warikare Waloa Luanda kuko hariho na Waloa Yungu. Yego muri Waloa Luanda ajya kuzunguruka ajya guca mu Batembo ari kwinjira muri Kauzi. Kandi ku makuru ko yafite yajyanye abasirikare 180 aba FDLR 180 FDLR 180 n'imbunda bahungabanya umutekano cyane, bahungabanya umutekano. Urabiyobewe ni 10 kibari ikibazo guhungabanya umutekano w'abaturage. Gusa ikintu kigaragara hariya amakuru nuko ari uwo nguwo uriyo ndetse n'ibirindiro byatwitswe bigatwikirwa hariya mu birometero bitari byinshi na za Katana, ariko neza uri ku nkengero za Parike Nationale Kauzi Biega. Gusa kurwanira muri parike ntabwo biba byoroshye Bwana Bemba. Ese ntiwabonye ko buretse ko bano kugira ngo bivane muri parike ya Virunga ariko nangwa n'iriya parike ya Ntuze ya Kauzi Biega kuko yo wenda bo ariko yo iragoye kuko irimo n'ibyo kurya buye, irimo amateke. Kauzi Biega mu gihe hariya muri parike ya Virunga no kubona igipapayi ntacyo wabonamo. Ikintu cyapfaga kubonekamo yari ibyo bita ibyufe muri Virunga hariya muri parike. Mwebwe mudukurikiye niba hari umuntu uzi ibyufe aze ko twandikira muri comment. Nanjye cyitwa icyufe giheruka kera ndakize. Wari ukumbaza ngo mbengo niki ngo ni igiki ni igiko ariko inaha ntabwo hano muri Kongo hangaha turi ibyo byufe naho biri kugenda bicika, ariko hano muri Ntuza hano birahari. Hano za Karenga ambusare hakurya za Kamatembe uri hakurya birimo ibyufe. Uretse ko no bari gutema basa naho bari gukoramo ibikuyu, hari ibiti bigenda bicika. Hari ibiti bigenda bicika abantu bari kureba hano hakurya mureba hano bari kubona muri kamera. Abantu bazi ari hakurya n'ahantu hari urusengero rumanze rw'abafurere. Ari hakurya hari ahantu hari urusengero rw'abafurere hakurya cyane. Ni ukuvuga ngo hano hasi rero ibipapayi byo ngibira bwa papayi butoya bwa Gishenzi n'ibiti byitwa ibiko ntabwo ari nibyo ntazi bifite amazina so rero wenda twihute cyane turebe amazina. Hano hari inkuru yo mfite umuntu anyoherereje, ni umuntu ufungiwe muri Demiape. Demiape nayo ngo harimo utuntu twinshi ngo muri ngo nani ngo Demiape et la prison Demiape et à la prison de Ndoro. Ni bavuga ko yabamaze kuba prison y'abavuga ururimi rw'Igiswahili. Bakavuga ngo 70% y'abafungiwe hariya n'aba officier supérieur n'abagenerali bari muri Demiape na Ndoro bavuga ururimi rw'Igiswahili. Igiswahili n'abaswahili bavuze abaswahili phone hagati aho ngaho baba bavuga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nyine n'andi moko agiye atandukanye yo muri Est abo muri Katanga muri za Tanganyika hano muri Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri ndetse na Chopo
Kisangani bana abaswahili Marigre ni Igiswahili nabo ujya wumva ko gitandukanye n'icyacu. Baravuga ko aba officier bose abamuzi bagiye bavino bagiye kwiyunga na guverinoma Kinshasa. Bose bafungiye muri prison ya Demiape, abandi bakaba bafungiye muri prison ya Ndoro. Bakabundi ejo bundi naba ari kumutamo azavuga ngo ntibamubwiye. Nani uramutipe wo muri Sud Kivu General Pacifique Masunzu. Nawe ndorira gutegereje cyangwa Demiape. Nawe uko byagenda uko ariko kose bitakwira yarakubwiye. Bitakwira yaravuze ngo wowe nuramuka udatsinze runo rugamba izaba ari complicité. Buzaba ari ubufatanya bikorwa. Colonel Pendo yongeye gutoroka ajya muri FRDC. Kabundi suri kuvuga ntuzi ko abayisikoti be babafunze. Barabafunze. Guzise nani iri mugabo. Abagani goma. Ziko yagiye nawe ngubu yuko afungiwe Ben. Barabafunga rega nuko guza nyine ngo bari abantu zaba wenda akabunda amahirwe ye kiko kitambwe wa munyamurenge we witwa Alex wo bishe wo bishe baracyabica uri kuva yuko ubundi barabagerereje none hariya muri Demiape noneho ngo bafunzwe bunyamaswa none ngo wakwinjira hariya muri prison ya Ndoro naho bagafungwa bunyamaswa hari na general wo bita general de brigade Katende Batubadila Benjamin commandant adjoint chargé des opérations et renseignements mu bajier mu garde présidentielle na uyu munsi yafashwe gusuyu sindakurikirana neza amamuko ye ngo menye ngo mbese akomoka hehe uyu mugabo bamwita general de brigade Katende Batubadila Benjamin ni general de brigade akabashinzwe renseignement mu basirikare barinda umutekano wa president wa Republika ariko bundi yo wumvise mu aba general barebeje bundi bantuza barafashwe n'uyu nguyu nawe yahamagajwe urumva ko igisirikare hano harimo ibibazo bikomeye bwana Bemba muri FARDC harimo ibibazo bikomeye cyane hanyuma wenda ndi makuru dushobora gusimbukiraho nuko wenda turaza kuba tubigaruka wenda nanjye gusimbukira Doha kandi bitaraba ngoma ntaragera no muri Uvira hanyuma aho navugaga hatwikiwe defense ya FDLR ni mu gace ko bita Kirunga Kirunga mu masaha ya mu gitondo bahatwikiye defense ya FDLR nizo ziri kopera muri biriya bice ndetse amakuru akabavuga ko kugeza amagingo aya haracyari incertitude ndetse n'uyu munsi ntabwo ibintu bigaragara yuko bimeze neza uziko hari amakuru mise mbona uramwe unihe bazitwikiye ntaguca mu ijambo ano makuru rero Kirunga nanye shyuha mu kanwa manza warangiza bijya mvuga amakuru ya Pinga naho ngaho nari navuze ndumva nari navuze ko hatwikiye defense ya FDLR ndetse n'imirwano ikabigikomeje wenda turaza kuba tubigaruka wenda no makuru yacu ataha ariko byanga bikuze ubu amakuru hari nuko defense bamaze kuba bayishumika bazishumika defense zabo kano kanya no muri aka kanya turi kuvugana none message mbonye kano kanya Colonel Dunia we twamuvuzeho Colonel Dunia waburiwe irengero hano ngaya makuru none ashobora kuba kuko bavuze ko ntibavuze ko yapfuye ntibavuze ko akiriho ikanyenga ya makuru ndabonye Colonel Dunia wari muri brigade de réaction rapide ya FARDC yararashwe yarapfuye kandi yapfanye n'abandi basirikare narabivuze wenda abantu bagira ngo wenda ni iki ariko nge nzi ko operation yakozwe hariya mwebwe mukurikirana Intare official narababwiye nti iyi reaction rapide bagabye igitero barabakubita benshi barashwiragira ariko wari bayoboye yarapfuye nukuvuga ngo Intare zasaramwe cyangwa mama 23 hano ku makuru bari kunyohereza kano kanya nuko ziri muri avancement yo kwerekeza Pinga ku buryo Pinga ishobora kuba Pinga mu kanya ikaba ari Pinga iyobowe na mama 23 ikaba Pinga nayo iri muri twa duce twabaye libere na mama 23 ibi bishobora kuba mu kanya kuko amakuru aturuka hariya mu ndani izi ni message bambwira abantu bahari nibo bambwiye ngo Colonel Dunia gupfaho yarapfuye c'est confirmé yego bakongera bakavuga ko muri iki gitondo muri ano masaha Intare za Sarambwe ziri kwa avansa ziri kwerekera muri Pinga ubuse ibindi nibi Pinga mu abantu bakunze b'Intare official singa iyo Pinga igiye gufatwa byanga bikuze ibyishimo muragira ndaza kubimenyera muri comment baza kubyandika muri comment kwanza iyi Pinga benshi hari igihe batayihereza agaciro ariko ntago bayizi
ubu pingi rimwe cyitwa umusirikare n'agasirikare. Wumve ko koalisiyo zose zagiye zivanga mu mujyi wa Goma zigenda zose zerekeye hehe, zerekeye hariya muri pingi. Nk'abantu mwe mwumve ko pingi iramutse yigaruriwe Nyabyondo, nuvuga ngo bahita bamanuka batrasa Mutongo Nyabyondo tayari, icyitwa Wazalendo muri Bemokoto, icyitwa FDR muri biriya bice bagatangira kubahiga badafite ahantu bazacomokera ngo bahunge. Nubwo twabonye ko badakunze kubura inzira, bameze nk'i andi makuru andi makuru no nkura ku muntu wanjye w'umukatanyama ambwiye yuko hari aba ofisiye araza kuntangariza ngo bariye amafaranga ya Joseph Kabila bakaba bagiye muri mama 23 hariya muri Uvira. Bashobora kujoininga kubaho maze kujoininga, ndakomeza mbikurikirane turabikurikirana ni bande abo. Arambwira ko hari aba ofisiye ati we arabivuga ati ngo bariye amafaranga ya Joseph Kabila none bagiye. Arabivuga ngo arambwira ati ngo hari ariko nawe ni umurwandofone abo bw'iki Rwanda ngo reka mbivuge uko yabinyandikira. Nawe ari muri leta, nawe ari muri leta. Yes. Arambwira ngo shango ari kinyenzi koko zifite amafaranga. Ngo hari aba ofisiye bo muri FRDC bo muri Wazalendo bariye amafaranga yavuye mu nyenzi zo kwa Joseph Kabila. Ubu ngubu bamaze kujya muri M23. Ati nibo barigiye gufungura korodoro ya Uvira. Ngo ariko ngo turemeza ko ngo abapatriote bamwe na bamwe ngo bashobora kubarwanya bakabatsinda, ngo ariko biragoye nyine uko bagiye kuvuga uko byitwaye kakamorare ka gisirikare bagiye gutanga plani zose. Hanyuma sinzi kubera ko dusigaranye iminota mike bwana Bemba, dusigaranye iminota mike, hanyuma tukongera tukareba niba twakwegera imbere, hanyuma tukongera tugakora. Ariko dushobora wenda kuza kudakorera ahangaha cyangwa se tukareba ubundi buryo dukoramo, ariko turababwira updates ziraba zigezweho. Wenda dusimbukire muri waruvuze Uvira, gusa mu mujyi wa Bukavu ntabwo byari bimeze neza kubera ko n'ubundi inkongi y'umuriro yaje kwibasira mu mujyi rwagati aho bita Nyarwizimya Karare, ni muri Bukavu. Hari mu masaha y'ijoro n'ubundi. Ibingibi mu by'ukuri tukaba twabivuzeho wenda mu makuru yacu yatambutse, twabibabwiyeho tubabwira uko bimeze. Hanyuma imirambo ikomeje kwiyongera yaba bandi bishwe na ADF naro mu bice byo muri Grano. Urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane aho. Hanyuma ikindi dushobora kubabwira, Thomas Rubanga bari bavuze ko ashobora kuba yafunzwe, cyabaye ikinyoma. Thomas Rubanga ahubwo amereye nabi icyitwa FRDC icyitwa FRDC gusa muri territoire ya Jugu. Makuru hari avuga ko ngo uyu mugabo ngo yateye, ngo yagabye ibitero, ngo ira attaquer simultanément les positions FRDC à Soleniama et Iga barrière. So murumva ko mu by'ukuri rero ari uko nguko gahunda zimeze. Hanyuma mu by'ukuri reka dushimira abakozi bacu, hanyuma yego. Ariko wenda mbere uko tubashina bashimira FRDC yatangiye gufata abaganga ba gakondo aho bita ni muri za baturuka za Rubarika na za Businga na za Burambo na za Kishari. Ivuga yuko ngo aribo batanga amakuru kuri 23. Aya makuru turaza kuyarambura n'ubundi, turaza kuyarambura tumaze kuyabona neza. Reka tubashimire. Turabashimiye, murakoze cyane. Hanyuma namwe mwandike muri comment mutubwire mu by'ukuri wenda manatwifurize wenda ko turi iwacu. Twavuga ngo turi mu rugendo, turi iwacu, turi gutembera iwacu, ni mu rugo. Ubundi mu by'ukuri gusa inaha nk'abantu mwe mugomba kudutera inkunga. Inaha icyitwa internet kiraremereye, dushobora kugira ngo tubagezezeho amakuru ku gihe, dushobora kugorana bitewe n'ikibazo cya internet. Inaha bidusaba kutugora, tukaba twanakongera tugafata tukazamuka tukajya mu mujyi wa Goma kugira ngo ibiganiro bibagereho neza bituje, kubera ko internet ntabwo yapfa gushoboka. Kandi byose bisaba transport, bisaba internet y'inaha ya $10 y'amadolari 10 ebana ishobora wenda kudufasha mo gakeya wenda mu gihe runaka. Ariko mu gihe ntayo dufite, murabona ko turi abatangizi. Kameme namwe mugomba kudutera inkunga. Hari ushaka kudutera inkunga bwana Bemba yadutera inkunga ku ihe nimero arayibona hasi kuri screen, turayishyira aho ngaho muri aho hasi. Ndetse mu by'ukuri ubundi no kujoininga amagroupe yacu turayafite,
dufite amagurupe ageze nko muri 3 kandi akora neza, hanyuma ubundi ibintu byacu bikagenda neza. Turabashimiye cyane kubwo mwabanye natwe. Bemba tubifurize kugira imana n'amafaranga. Koze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.